n'ubu ngubu kuba uyu munsi M23 iri muri Sake nirara itavuyemo igakomeza igasa nk'aho isatira abantu b'imugunga bakikanga kubizajya kugera ku wa mbere w'igitaha Kongo havugwa nanone bazamura volume y'ikitwa imishyikirano imvugo z'abantu banyuranye bavuga bati twaganira noneho ariko dukeneyemo umuhuza nka runaka noneho bagatangira kubivuga ku mugaragaro ariko birasaba ngo bacane muziko urumva igisenge yishyuhe kuri iki kimishyikirano ikindi kintu ni Sake kuba mu by'ukuri nubwo abantu batakwemera ko ari byo ariko Sake kuba yarayifashwe n'inyeshyamba zo zarayifashe wenda ikiri w'inyeshyamba zirongera zivemo none se ubwo kuvamo bara bafite gahunda ki kandi abaturage babo babashyigikiye abaturage bibwire MONUSCO ko badashyigikiye ko bakomeza kugorana yego ariko impamvu M23 ifatire kura iyo imyaka yabayeho yose yizi nyeshyamba niko zibikora ni ukubereka ko bafite ubushobozi bwo gukora icyo kintu ariko bakaba badafite ubwo gukomeza kukigumana kuko niko nabyita barafata nk'ubwo ejo barinda yarambwira impamvu bari bafashe Sake bwa mbere bakayivamo ngo bagira ngo abaturage bagaruke batekane ariko leta niba yongeye kubataka niyo mpamvu bongeye kugaruka kwirwanaho urumva rero hari ukuntu M23 tubeshya ngo irasubira inyuma kugira ngo igire neza abaturage none se kirwanira abaturage yaza ari yibahutaza gute waza kureba ugasanga turimo irareba ikabona ingabo za leta n'abayifasha bahungiye mu gice cy'abaturage turi kuvuga ati dufite umutima w'abaturage niho turi kubohora surumva itari ifite ikintu koko iharanira oya ahubwo hari abantu babibwira bati abantu nimuhave nimuhaguma turarakara kandi umujinya wacu ni mubi cyane wabakura Sake ukabajugunya imbarara bagasubira twabonye abaturage barimo botsa igitutu Amerika batwika ibintu byabo kugeza n'Amerika batangiye kuyirindira umutekano ambasade uracyo nta butumwa Amerika ihita itangira bataka ibyo bintu byanyu bite harimo ibintu bibiri leta ya Kongo irimo irakora kira gikorwa cyo gusaba abaturage kwataka za ambasade na Loni mu rwego rwo kugira ngo byitwe ngo uburakari bw'abaturage nibwo burimo kugaragara buvuga ko ibi bihugu bitabatabaye inyeshyamba zibazonze ariko wajya kubireba ugasanga ni ronchi cyangwa se ni umuhango watangijwe na leta bari abaturage bose mubona barimo bigaragambye nta muturage wafashe icye muyobe ukuntu abakongomani bigaragambye aribo babihisemo ruzitiro wabenda kuruca none hari igaragambye abantu batageze 100 ahandi hakaba hari 70 abakongomani iyo bigaragambije urabyumva cyangwa ariko ntibanywa bimwe n'abigoma n'abantu bamwe basa nkaho ubirebye ushaka kugira ngo basabwe na leta kwigaragambya kuri biriya bigo kuri zira za ambasade n'imiryango mpuzamahanga kugira ngo byitwe ko hashobora kuba harimo nka 50 bazi icyo bagiye gukora n'abandi b'inkundarugino bakurikiye bariyo hari abantu rega baba badafite icyo bahomba kandi zira ambasade zo zifite amakamera baba badetect umuntu wese ushobora kuzaza kubasaba aga service bakavuga ati twarakubonye isura yawe ngiyi niyo mpamvu ngo niyo mpamvu ubona batari ari benshi ikindi kintu kiri mu ntambara yo muri Kongo opposition yaracecetse yaracecetse kubera ko umuntu urimo gufasha Kongo ntabwo arimo kwerura ngo agaragaze icyo ayifasha opposition rero ntabwo izi ngo turajya ku ruhe ruhande turataka Tshisekedi n'ibyemezo bye n'ukuntu intambara y'Iburasirazuba aba yashyigikiwe na Amerika kandi nanjye ariyo nkesha kubaho Katumbi bana yibereye muri Afcon tugatereka bane nirebere match biri hariya nawe bibye ari byo oyawe ngo arimo aririsi yaje gusanga Kongo yaramunaniye ariko abantu bamugana ubu ntibatangiye bavuga ati dore umuruho nayo niraza yari umuntu arebe nakavuga ati hano naringiye ariko ubutegetsi buraryoha nubwo bwa buri muri mwifuru barinjira ntabwo umutegetsi babimugeraho bibageraho bibari biki aha rero nicyo twavuga kuri iyi ntambara reka turebe
uyu munsi cyangwa ejo urira habaye iki? Hari indi nkuru nshya rero ushaka ngo dusoreze. yego Tshisekedi yaba yavuze se nyuma yo kwakira aba bakinnyi? Oya, inkuru nshya ni igisasu n'indege. njyewe ngo burende njye mumbwire ukuntu turi bubihuze Mwemuretse hano rero hano ndagira ngo tuhagende neza. harasaya drone zifotora nabi Iyo usaya buri ushaka ibyo ufata. Haranyerera kandi kunyerera ni ibintu bitungurana, naho gusayura kandagira ukagenda wumva. amakara asize amavuta. Nakaboma. Aha nkeneyemo abantu babiri. Nkeneyemo Afande Rwivanga. Akambwira niba kiriya gisasa ari iki. niba ntareba hariya nta kintu kibigaragaza, ni nk'aya mashusho ya Muyaya ngo zino ngabo ni iz'u Rwanda. uretse akantu Samu bino bintu bigendemo buhoro Uno sinigeze ubona dusiriyo namba utumatirikiri uduki twose turanga ikinyabiziga. ikinyabiziga nta materikere kijya uretse gato. Raporo niba ya MONUSCO yavuze ko Ariko imbunda ari iya Rwivanga. iyo raporo ariko muri kuvuga ko bavuze ko ari amakuru akiri ibanga. Iyo byamenyekanye se raporo ya bururu kwitwara Tubifate nkaho nta cyabaye shada. Ibyo ndabyemera muri bampatse ibihugu nabakava amahanga ariko ndabyemera iyo ngiyo rwose. Niba rero iyo raporo yo mwibanga ivugwa n'ikinyamakuru na Jeune Afrique ndabona yayivuze. Yewe nijwi rya Amerika. Ikaba ivuga ko ikisasu kirasa ari icya Afande Rwivanga n'ingabo avugira zo mu Rwanda nyine. Bakaba bavuga ko leta y'u Rwanda ariyo yarashe. Aha ngaha dukeneye abantu babiri. Dukeneye Yolanda, umuvugizi wa leta y'u Rwanda, koko u Rwanda ruri mu bantu barimo kurasa muri Kongo. Rwivanga akatubwira koko iyi mari bari bayiranguye. igikoresho mwaragitije cyangwa si cyo Mwari mwakiguze, umuturanyi arakubwira ati iwanjye hashya ntiza. wakimaye we ko nta hantu uri kurwanira. Wumva mu Kinyarwanda batiza imfizi. Iyi mfizi mwarayitije. Uvanga mu by'ukuri kuba izi nkuru zirimo gusohoka ku binyamakuru bitandukanye hirya no hino. Abanyarwanda bakeneye kumva icyo leta ivuga. Ngo baraje bavuga bati ntabwo tujya gusubiza ibyo ibinyamakuru bivuga. Ariko nubwo batasubiza ibyo ibinyamakuru bivuga, abaturage amatwi bayahanze ibinyamakuru. Hari ibyageze mu matwi y'abaturage kandi bakeneye kumva. Uretse niba nawe mukuru arinda na Afande Rwivanga bari butubere nk'umurundi ati no guceceka ni igisubizo. Ariko iyo ucecetse bikaba igisubizo, ngewe wumvise mpitamo niba mvuga yego cyangwa oya. U Rwanda se ntushobora kuvuga uti si ubwa mbere badushinja ibintu ntago ari byo nyine nama biraho. Ariko nk'uko bivuze barabivuga. Bakavuga bati byavuzwe si byo cyangwa nibyo twebwe twatije umuturanyi imfizi. Yaba ari uwe muturanyi se kandi ari inyeshyamba. Ubwo rero byaba inyeshyamba zarashe. Ariko ngo muri iyi raporo harimo akandi kantu kabi cyane. Kakongera kakaza kagahura n'ijambo ryigeze kuvugwa na Bintu Keita kera M23 isesekara bunagana bwa mbere. Aravuga ati iyo urebye yabivugiye muri Loni. Turebye igihagararo cy'abasirikare bari hariya n'ukuntu n'ibikoresho bafite, ati bararuta ibisirikare byinshi byo muri Afurika. ndayibuka rwose mu mpeshyi ntabwo bari ku rwego rw'inyeshyamba mu mpeshyi ya 2022. Yego. Ati uburyo bagaragara n'uburyo bitwaye nuko basa nk'umuntu wabiboneye. Ntabwo basa kinyeshyamba. Hari n'ibisirikare byinshi bya Afurika baruta. Urumva yarabitegereje cyane cyane icyo bari bamaze kwirukana muri uwo mujyi ubwo. Ntabwo ari mwe n'ikirisi. Aturebye intambara yabo bararwana kinyamwuga. Ibyo yavuze bikonfirmwa n'umuvugizi wabo. Bati twebwe turwana kinyamwuga ntiturasa abaturage. Kuri iyi nshuro M23 yaje yiteguye. Kuri iyi nshuro noneho muri iyi raporo twe tutarabona ivugwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga,
bakavuga ko iyo mbunda cyangwa icyo gisasu cya burende cyaba gikomoka ku ngabo z'u Rwanda, ariko hakazamo akandi kantu kavuze ngo ntabwo uburyo kiriya gisasu cyarashwe gishobora kuraswa n'inyeshyamba iri aho ijabiri, byarashwe n'igisirikare cy'ikinyamwuga. ese ziriya nyeshyamba zo tumaze kuvuga se ko tumaze kuvuga ko nazo ziri karifiye nk'igisirikare cy'umwuga. Urumva agenda ashaka kubahuriza imvugo reka zivuga. Duhurize. Benta aravuga ko abantu bahagaze kinyamwuga. Hanyuma urega ko igisasu cyarashwe n'ingabo z'u Rwanda kandi kikaba ari cyo mu Rwanda. Akavuga ko cyarashwe n'umuntu w'umunyamwuga, inyeshyamba nka ziriya zitaba inyamwuga kuri urwo rwego. Kubyiga se byasaba iki? Igihe bari ku rwego rw'ibiturika. Bashobora kuba bazi ko iyo mbunda muri Sabyinyo hadashobora kubonekamo isomo. Ikindi muri iyi raporo cyangwa ku kinyamakuru TVSK bwa mbere mbona njye niho nabibonye, na za irife byose by'Abafaransa byabivuze, bavuga ko harimo ikoranabuhanga cyane mu kurashisha iki gisasu no kugarura ibyo barashwe. Ibyo barashe ngo harimo n'akantu k'agatekinika ko gusama ibirashwe. Iyi ni systeme anti-aérienne nyine. Bakavuga bati ntabwo inyeshyamba ishobora kuyibona, ariko nanone ibitayibona irwanira mu gace karimo amabuye y'agaciro sikahasheta ikakibona kikabageraho gite kikabageraho gite izindi zibageraho zite ndabizi se nyine komeza ubone muri urwo ngo bazikura kuri tere ngo barwanye bakakizana igikoresho cyose Ventura ifite buriya gikuye kuri Kongo, niko bavuga. Urabihakana? Ntabwo tubihakana ko sinabyemeza. Ubu se utandukanye n'inshuti yacu ivuga ati ndabihakana sinari nari ko batarabashimuta se Kasikoyi. Urumva Kasikoyi niba arakabona gaparitse bakabona kaguruka kandi kukamanura no kukarasa kagere hasi kakiri kabyuma babajije kugatunga nabo barwana. Ibyo rero byose n'ibindi nkabyo birazamura wa mwuka mubi. Noneho niba MONUSCO nayo yafashe intera yo gushinja u Rwanda kurasa, niba ko kwiyi raporo atari ikiwani cyarimwe ngo kijye mu banyamakuru, regari n'ukuntu ibinyamakuru bijya bifata abantu bamwe na bamwe bikabiha kugira ngo kwa kundi bakubwira bati tera inkunga hepfo kugira ngo ujye usoma izi nkuru abantu bakuvugisha inzibyo, siko bambwiye ko bayita. Hari n'igihe baba bashaka inzibyo. Hari ukuntu bibishaka bino binyamakuru cyane cyane. Kuruse ko Rwanda Media Commission itazakigira. Ntabwo yazacyorohera. Azakibwiye kazi kagihugu. Ibyo rero byose ni ibivugwa. Ariko twibutsa abantu badukurikiye gemura mbivuga, iyi ntambara itangiye ikintu cya mbere gipfa ataravuga isasu. Nukuri. Apfa ukuri. Turimo turavuga ibivugwa. Ariko mu makuru ntihabura mukuru. Ntago kwabura. Uriko ntago kwabura buri hari n'igihe cyo mwagize ikinyoma ariko kuri kuzuye cyane. Ariko ubwo muri ibyo binyoma n'ukuri cyangwa bikunda ukuri n'ikinyoma biba birimo byivangavanga, ariko ko kuba guhari uku kureba ubushobozi wenda bavuga ati aho M23 turenze ntabwo iki gikoresho ni cy'u Rwanda. Nasigaranye ikibazo muri aka karere turimo no muri Afurika, kuko iriya ntambara irimo abanyafurika benshi. Nta wundi muntu wabasha kubona icyo gikoresho usibye u Rwanda, ku buryo MONUSCO ari irega. Ahubwo natekereje ikintu, MONUSCO kurega u Rwanda kubarasa hakoreshejwe ibyo bikoresho bavuga by'ibihanga, ni igisobanuro cy'uko MONUSCO noneho M23 avuga ko MONUSCO yiyunze ku ngabo zibarwanya, ubwo ne FARDC nabo bafatanyije ku butaka. Ariko muri iyi raporo niba kuko ariyo yabaye yasohotse mu binyamakuru, MONUSCO yaniyunze ku mvugo za leta ya Kongo nabo bafatanyije, kuko bavuga ko u Rwanda ari rwo rurwana kugira ngo iharamire kabiri se harame kabiri. Yifatanyije n'ingabo ku butaka, yifatanya n'abanyapolitiki mu biro.
niba ariyo yabivuze. iyo Ubwo dutegereje kumva Kigali. ibyo nabyo ni toto rwose, si ubwa mbere bayivuze Kigali. Ariko noneho irimo iravugwa n'umuryango mpuzamahanga. Raporo nyinshi zagiye zisomerwa i Geneve ntago ntizakorwaga se n'impuguke, ngo ni impuguke ngo ni abaki? Hari impuguke, hari n'urwego. MONUSCO ni misiyo ya Loni. Tandukanye no kuvuga ngo igomba gushaka umugati uburyo iramira mu gihugu. Ariko iyo Loni irimo gutanga raporo irega, wibuke ibihugu 5 bigize ka kanama umutekano. Hano harimo haravugwamo imbunda. Kanama k'umutekano karimo Amerika, ibihangange, Uburusiya, Ubwongereza, uburyo byavuga bati dukomanyirije umuntu ntazongeye kugura intwaro. Kongo muyaya n'itsinda ryabo n'ubutegetsi bafite ikiganza gifashe ku munwa kivuga ngo Amerika ntabwo irimo kuvuga, yababujije kuvuga cyangwa yarashecetse. Ku mutwe za ntoki babakoreye noneho design neza zerekana ko u Rwanda rurimo rurarasa Kongo, Amerika ifashe ku munwa icecetse. Bivuga ngo rero iyi raporo ya MONUSCO iba ihawe umugisha n'ibi bihugu ko ari byo, bakarega u Rwanda kujya muri Kongo kurwana no kurasa, haba havutse ikibazo. Ntekereza ko urwo ruvangitirano rw'ibyo bintu byose twibaza, niba MONUSCO yareze cyangwa igasohora iyo raporo, n'u Rwanda ruvuga rwahabwa raporo, rwamenyeshwa kuko ruhagarariwe muri Loni. U Rwanda ruracyayasesengura ngo rumenye ngo ruratangaza gute? Buretse izuba rise nkaho ryitamurura rugasusuruko, mu gasusuruko. Ofisi ya Yolanda gikoze aka SMS babwe ni habari za ofisi, nasikia hapa kuvita banasema ni mwebwe munapiga. Habari rero nandikira afande Rwivanga mubwire ni jambo sa kire kifaro ni cyako. Ara banatudanganya. Ese wadanganye Scovia. Ambwira ati banakudanganya wewe Scovia, aba journalist ni mwebwe munashyushya bintu gusa. Tikira kifaro bakidesigninze mu mapuro, nibaguhe kamera. Jewe bazabanze bazana amashusho agaragara. Ababwira ati ntabwo tujya dukunda ibimenyetso, twebwe turashaka ibimenyetso. Ibimenyetso bifatika binavuga rega. Kino kimeze ko ndabonye bimeze nk'ibiri mu bihu. Buriya drone yafotoye hariho kigiye hafi, urabona ifotora kigiye hafi yakimbe. Urabona ya drone ya mbere byibuza iri no muri Ankureri. None ikindi cyaje ari umweru. Ikindi ntikigaragara pe. Niba ndwaye amaso, niba simbizi. Ifotora kibeshe kijye hafi. Irakimwe. Ariko uretse n'ibyo, system anti-aérienne nanjye kureba muri Kibumba byanze, igihu cyamanutse birahwana wagira ngo nta musozi uhaba. Suko Ibyo mvuga. Kana gace k'ibirunga n'ibihu bari gukubitirwa mu gihu. Ngayo nguko rero ngira ngo nibyo dutegereje, habaye hari impinduka ngira ngo abantu turababwira niba leta y'u Rwanda ifite ikivuga kuri iki kintu cyavuzwe kandi cyavuzwe n'ibinyamakuru byumva n'isi yose n'abanyarwanda benshi. Habaye hari icyo bari buvugaho, ubwo turaza kubaza batubwire. Niba ntacyo turagumana igisubizo kivuga ngo nibyo sibyo. None se Scove, mbere ko tugenda, kuba M23 kugeza ubu ngubu itarabwira abantu uko isanzwe yisanga mu bitangazamakuru igatanga amakuru, kuba itarabwira abantu ngo intego dufite niyi mu bijyanye n'imirwano, iyo ntego ariko bayivuze kera. hari ahantu se bashaka gufata ikishasose, barashaka ibiganiro, hakirukanwa imitwe iri muri kano gace y'intambara, hanyuma bene wabo bagataha. Iyo niyo mpamvu ngo barwana. Ibiganiro n'ibyanga ko babigeraho ku mahoro, wa mugani wa Canisius, tuzasubira muri Sabyinyo Kabuki, tuzarwana kugeza tugeze iwacu. Ikindi ngira ngo Bwana Barinda baravuga ati dufite namubazanye murajya Goma, ati tuzakora ibishoboka turwane Goma, tugende Kasayi, niba ngombwa tugende Kinshasa. Nakanguke.
urabuze utararose pe ugeze Kasai se niba uri gukwerekezayo na Kisangani ntabwo bagerayo pe na Kisangani hose ngo azagenda. Ubwo rero ntabwo wabuza umuntu gusinzira ngo atarota, niba ari inzozi mureke yiryamire, niba ari ihame mureke. Gusa amateka avuga ko hari si ubwa mbere guturuka hano abantu bakagira ikinsasa byabayeho. ntabwo ari inzu ntabwo amezi make rwose hagiye hakoreshwa n'ibindi bikoresho byo mu kirere kandi inyeshyamba ntizijya mu kirere. None se ubu ngubu imyaka ishize mu kirere habonekaga ibikoresho by'ikirere kurusha iby'ubu. Dorere reka ibi bintu tubiharire abasanzwe bajyayo.